Amahoro amahoro God's people aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego God's people, bwoko bw'Imana muherereye muri Afurika yose, by'umwihariko mu Rwanda, mu Burundi n'abandi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi, aho muherereye hirya no hino ku isi hose. Dusuhuza na God's people muherereye muri Amerika, God's people muherereye Asia, Europe, Australia. Yego mugubwe neza God's people, bwoko bw'Imana aho muherereye hose mu buzima bwaba murimo bwose. Yego murasuzwa na mugenzi wanyu God's people Anastasi Sibomana, n'ubundi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura ku murongo wacu nka God's people Irera TV1, dusangiraho byinshi, dusangiriraho byinshi bitandukanye mu bikomeza ubugingo cyangwa mu bihesha ubugingo nyirizina. Yego rero uyu mwanya amasaha nk'aya ngaya turi kumwe, turimo kuganira byinshi bitandukanye, turimo kurebera hamwe nyirizina iby'ingenzi by'agaciro kuri twebwe nk'ubwoko bw'Imana ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Rero kureba kuri byinshi bitandukanye umunsi ku munsi, isaha ku isaha, iminota ku minota, ni ukugira ngo tubashe kuba twamenya icyo Imana ishaka, aba aricyo twubahiriza nka God's people cyangwa nk'ab'Imana cyangwa nk'abene Imana cyangwa nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Niduhwema rero, nidutuza, ahubwo duhora dushakisha igikwiriye dukwiye kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, niho dusanga n'ubundi nyirizina nk'abayoborwa n'umwuka duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa tudahwema guhoza umutima ku by'ubwami bw'Imana. Rero tugiye kurebera hamwe aya mateka yaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri. Eko tugiye kubanza turebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri. Muri aya mateka turabonamo Thomas More, umuyobozi mukuru w'Ubwongereza mu gihe cy'ivugurura cy'Ubwongereza ku ya 7 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1478 nibwo yavutse. Yego yashyigikiye igihano cy'abahakanyi n'abaprotestanti nka Martin Luther na William Tyndale. Yego nka God's people turarebera ku buryo burambuye mu kanya gato, n'ubundi ni ubwoko bw'Imana nka God's people. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, tutanyuze ku ruhande. Yego niyo mpamvu ni amahirwe n'iby'igiciro kuba twahurira kuri uyu murongo cyangwa twahurira mu materaniro hirya no hino, ugahura n'ubwoko bw'Imana, ugahura na God's people. Icyo gihe habaho gusangira iby'Imana mu buryo bwuzuye ku ngingo uwo munsi mwiyemeje kwigaho cyangwa Imana yagennye yuko mwigaho cyangwa twigaho. Rero nyirizina duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana nka God's people, kandi nyirizina usanga buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'ubwami. Niyo mpamvu twaba turi mu kazi, twaba turi mu kiruhuko, turimo kuruhuka, twaba turimo kuganira, twaba turi kugira ibyo twitegereza, twaba turimo kugira ibyo twumva, buri gihe duhoza umutima ku byo mu ijuru, tureba buryo ki Imana iraza guhererwa icyubahiro muri ibyo, cyangwa nimba twagira icyo tubivuga cyangwa twagira icyo tubikoraho kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Yego tugiye kugana ku buryo burambuye bw'aya mateka yaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri mu mateka, cyangwa kuri uyu murongo wa Irera TV1 cyangwa nka God's people nk'ubwoko bw'Imana, twifashishije igitabo cya Bibiliya kuko nyirizina ariho dusanga imvugo y'Imana. Yego niyo iba nk'umugabo cyangwa itanga umugabo cyangwa itanga umwanzuro wa nyuma y'icyo tuba dukwiye gukora nka God's people. Niyo mpamvu turebera ku cyo Imana yatumenyesheje mu byanditswe bigaragara mu gitabo cya Bibiliya. Tugiye kurebera hamwe aya mateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 7 Gashyantare mu mwaka w'1478. Thomas More, umuyobozi mukuru w'Ubwongereza mu gihe cy'ivugurura cy'Ubwongereza, nibwo yavutse. Nubwo yahisemo umudendezo w'amatsinda y'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka muri Utopia mu mwaka w'1516, yashyigikiye igihano cy'abahakanyi n'abaprotestanti nka Martin Luther na William Tyndale. Yasezeye ku mirimo aho kwemera gutandukana na Ali wa munani kandi yaciwe
umutwe kubera ko yanze kwemera yanze kwemera ari nk'umuyobozi w'itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina nka God's People tugiye kureba aya mateka, icyo yatwigisha n'icyo yatumenyesha. Turasangamo uburyo bubiri butandukanye, harimo abarimo kurwanya God's People, harimo kurwanya ubwoko bw'Imana, turasangamo n'ubwoko bw'Imana nyirizina, icyo burimo gukorerwa mu gihe bukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Ngira ngo mu gihe turi kuri uyu mubumbe w'isi, buri wese akora ikigendanye n'icyo amarangamutima ye amuyoboramo, cyangwa ikigaragara yuko buri wese akora ikigaragara yuko asa nkaho arimo gukora igitandukanye n'icya mugenzi we. Niho usanga amahitamo agiye atandukanye ku bantu batandukanye. Niyo mwahitamo ibintu bibiri bisa cyangwa biri mu buryo bumwe, ariko usanga hari ikindi kintu muba mutandukaniyeho. Buriya n'imanga cyangwa vrejimo usanga hari ibyo baba bahuriyeho, ariko hakaba hari n'akantu bashobora kuba batahuriraho. Kubera iki? Buri umwe wese ubugingo buri mu muntu buba bwihariye ku giti cye, nta bugingo bubaho ku bw'ubundi bugingo, ahubwo buri wese ariho ku giti cye. Rero nyirizina niho uza gusanga kuri uyu mubumbe w'isi, aya mateka tweretse ko harimo abantu bari mu bwoko bubiri, abarimo kurwanya abayoborwa n'umwuka w'Imana, ndetse dusangamo n'abayoborwa n'umwuka w'Imana barimo gushaka kubahiriza inshingano zabo bakiri kuri uyu mubumbe w'isi. Niho nyirizina nk'uko twabibonye mu ncamake yuko turarebera hamwe uburyo God's People cyangwa ubwoko bw'Imana cyangwa bene Imana cyangwa abera cyangwa abatagatifu tunezerwa kandi baturenganya kubera kubahiriza inshingano zacu nka God's People. Rero nyirizina turareba icyo Bibiliya bivugaho, aho twabonye muri aya mateka hatwereka yuko hariho kurengana kw'abemeraga iby'Imana ishaka, ariho twabonyemo ko hariho igihano cy'abahakanyi cyangwa abaprotesitanti, harimo Martin Luther ndetse na William Tyndale. Uraza gusanga n'ubundi nk'uko bizwi, aba bitwaga abahakanyi kino gihe, kiriya gihe bari barimo, ndetse n'ubu ngubu nabwo biraboneka mu bantu muri sosiyete. Abaza kwitwa abahakanyi hari igihe nyirizina bari mu kwerekwa cyangwa kugaragazwa, barimo gusobanura icyo ijambo ry'Imana rivuga nyirizina, batagoretse, batanyuze ku ruhande. Noneho ba bandi bari bafite imigenzo yabo cyangwa bafite imigenzo yabo n'imihango n'imiziririzo yabo bashyizeho mu gihe runaka ariyo bagenderaho, icyo gihe iyo babonye urimo kubahiriza ijambo ry'Imana uko biri ryanditswe muri Bibiliya, icyo gihe wubahiriza iryo jambo ry'Imana yitwa umuhakanyi kuri abo bafite imigenzo yabo, imyitwarire yabo, imihango yabo, amahame yabo bashyizeho nk'abantu, bita n'ubundi abo bayoborwa n'umwuka abahakanyi. Bishatse rero kugaragaza yuko turareba Bibiliya icyo bivugaho kuri izo mpande ebyiri zombi. Hari abarimo kurwanya abavuga iby'Imana ishaka ko bavuga, kandi aba bitwa yuko bafite imigenzo yabo n'imiziririzo yabo n'amahame yabo ku giti cyabo, bigaragaza yuko atarimo kuboneka mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Nabo bavuga yuko barimo gukora iby'Imana ishaka cyangwa barimo gukora ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Ariko nyirizina se, nuza kuvuga yuko urimo gukora ibigendanye n'icyo Bibiliya ivuga, ugasanga urimo kugongana n'ijambo ry'Imana mu byanditswe muri Bibiliya, icyo gihe waba uri mu kuri cyangwa urimo gushaka warihangiye gukiranuka kwawe, bigatuma usuzugura gukiranuka kw'Imana. Nicyo tugiye kurebaho nka God's People, kuko kuri uyu murongo n'ubundi tuhabereye cyangwa ku bw'ubushake bw'Imana, tuhari kugira ngo turebe ijambo ry'Imana, twige ijambo ry'Imana uko riri tutanyuze ku ruhande.
ndagushimira wowe mushyashya kuri uyu murongo wa Irera TV1 ukihagera, nagira ngo ngusabe ukore subscribe kugira ngo hataba kujya ucikanwa ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga cyangwa bisobanura ukuri kw'ijambo ry'Imana uko rivugwa, tutanyuze ku ruhande, tutarebye ku itsinda runaka ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka kandi wenda badakora iby'Imana ishaka. Niho tugiye kurebera hamwe icyo Bibiri bivugaho, tureba mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Niho hagira hati: nuko muri icyo gihe umwami Herodi afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Hano tubonyemo icyiciro kimwe nyirizina cy'abarimo kurwanya abayoborwa n'umwuka w'Imana, cyangwa barimo kurwanya God's people, cyangwa barimo kurwanya ubwoko bw'Imana nyirizina, cyangwa barwanya bene Imana. Ariho tubonye uyu mwami Herodi ubwo yicaga umwe mu bacu, umwe mu bwoko bw'Imana, umwe mu ba God's people nyirizina, dore ko babayeho kuva kera hose. Amwishe, abona anejejwe, nuko anejejwe n'icyo akoze kubera ko abantu bahise babyishimira, Abayuda baranezererwa. Icyo gihe afata n'umwanzuro wo kwiyongeza n'undi, afata Petero ngo abe yamwiyongeza. Bihuza ariko n'iminsi y'imitsima idasembuwe nk'uko Bibiliya bigaragazaga. Nagira ngo mwibutse yuko nk'uko twabanje kubivuga, n'ubundi aba barwanya abayoborwa n'umwuka cyangwa barwanya abavuga ijambo ry'Imana uko riri, nabo bavuga yuko bagendera ku cyo Bibiliya ivuga, ariko uraza kubamenyera ku mbuto zabo, uraza kubamenyera ku byo bavuga, uraza kubamenyera ku byo bakora, uraza kubamenyera nyirizina ku ntumbero bafite cyane icyo bagamije kugeraho. Kubera iki? Nabo kuri iyi gihe cy'imitsima idasembuwe nk'uko yari yarategetswe na Bibiliya icyo yavugaga, icyo gihe nabo bagira kuyiziririza kandi barimo kwica abayoborwa n'umwuka. Rero ijambo ry'Imana rirabagaragaza yuko nyirizina aba barwanyaga ubwoko bw'Imana nabo barimo kwiyitirira kandi ko bayoborwa n'umwuka w'Imana. Hano haba hari nko kuzamo imigenzo y'abantu n'amagambo y'amahimbano cyane ibikorwa by'ibihimbano bitagaragara mu byanditswe muri Bibiliya, cyangwa hakazaho kugoreka ijambo ry'Imana. Niho turimo kubona uyu mwami Herodi n'ubundi yarishe, nk'uko umwami Herodi nawe yari arimo kugendera cyane abagenzi be bari bari kumwe muri icyo gihe cyabo, bari barimo kugendera ku mirongo ya Bibiliya, bishe n'ubundi wagenderaga nawe ku mirongo ya Bibiliya cyangwa kubahiriza icyo Bibiliya ivuga. Ariko ikibazo kibahangaha kiboneka buryo ki? Umwe arimo kugoreka ijambo ry'Imana, undi arimo gushaka kugendera mu cy'ijambo ry'Imana rishaka ko yagakoze. Niho uraza gusanga aba banyabinyoma, aba bahakanyi, aba bagoreka ijambo ry'Imana, aba bazana amagambo y'amahimbano y'ibitaboneka mu gitabo cya Bibiliya, bashaka buryo ki barwanya God's people, bashaka buryo ki barwanya ubwoko bw'Imana cyangwa bene Imana cyangwa abayoborwa n'umwuka, kubera ko baba barimo kuburizamo intumbero yabo bashaka kugeraho. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka mu rwandiko rwa Petero rwa 2 yuko irari ryabo ari ryo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ngo ariko iteka baciriweho nirizatinda no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Bishatse kuvuga iki? Bazazana amagambo y'amahimbano ariko bagamije gushaka indamu. Rero iyo habayeho kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri,
ba bandi bagoreka bagiye bashaka kugera ku ntego zabo runaka bagambiriye zitari icyo Imana ishaka, barabarwanya ndetse bakaba bakwica God's people cyangwa bakaba bakwica abavuga ijambo ry'Imana uko riri. Niho tuza dusanga n'ubundi uyu Petero baramujyanye mu nzu y'imbohe, ariko bagenzi be cyangwa bagenzi bacu nka God's people bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana iritamura igaragaza yuko iri mu ruhande n'ubundi bw'ubwoko bw'Imana. Icyo Imana yashatse ko kibaho kibaho, icyo itashatse ko kibaho ntabwo kibaho. Dukomeje ku rindi jambo ry'Imana riratwereka ku rundi ruhande, hano twarebaga n'ubundi abahakanyi, abanyabinyoma, abagoreka ijambo, abazana amagambo y'amahimbano, abigisha ijambo rigaragara muri Bibiliya ariko bafite irari muri bo ryo gushaka indamu z'iby'isi by'ubuzima turimo kuri uyu mubumbe. Nicyo cyiciro twari tubanje kurebamo nyirizina, ikibatera kurwanya ubwoko bw'Imana nuko baba bafite intumbero ibusanyije n'icyo Imana ishaka, batagambiriye kugira ngo bakore icyo Imana ishaka, ahubwo bagambiriye guhaza irari ryabo. Niho turaza gusanga abo baba bari mu kuyoborwa n'ikibi, mu kuyoborwa n'icyaha kibarimo, bakarwanya abayoborwa n'umwuka w'Imana ubarimo kuko bo bavutse ubwa kabiri. Ijambo ry'Imana rikomeza ryerekana mu byakozwe n'intumwa n'ubundi bice 5 umurongo wa 40 kugera ku wa 42, tugiye kubona tureba nyirizina nka God's people, nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa bene Imana cyangwa abakiranutsi cyangwa abizera bavutse ubwa kabiri cyangwa bamaze kuba ibyaremwe bishya tubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu nk'umucunguzi wacu. Tugiye kureba inshingano zacu nyirizina tugomba kubahiriza nubwo baturwanya kubwo kubahiriza izo nshingano zacu. Ngira ngo nka God's people tunezezwa no kuba turimo kubahiriza inshingano zacu cyangwa turimo kuzigenderamo nk'uko bikwiriye, naho baturwanya, naho twarenganywa, naho twatotezwa, naho twanyuzwa mu bikomeye bigoranye muri ubu buzima turimo kuri uyu mubumbe w'isi. Nagira ngo musaba wowe mushyashya ugeze kuri uyu murongo wa Irera TV1, nyura kuri iyo channel n'ubundi kuri YouTube urebe ku ijambo subscribe, urikandeho kugira ngo ubashe kujya ubana natwe buri gihe buri kiganiro kikugereho uhita ukibona, ukande no kukazogera n'ubundi, yego ukazogera kambere kabanza hejuru mu gihe wakanze kuri ako kazogera, kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika cyari cyo cyose, kandi habeho gufatikaniriza hamwe kumenyekanisha ubutumwa bwiza cyangwa gukora inshingano zacu nka God's people. Birakwiye ko mu gihe nk'iki ngiki turebera hamwe inshingano zacu, dore ko tuzizi kandi n'ubu ngubu tuzirimo kandi nawe uzirimo, zo gushaka buryo ki twamenye icyo Imana ishima kugira ngo abe ari cyo dukora, kandi icyo ngicyo twamenye ko ari icyo Imana ishaka tukakimenyesha n'abandi. Niho rero hano mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 40 kugera kuri 42 hagira hati, yego baramwumvira nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirukana, maze barazirekura. Yego maze barazirekura ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Nuko nizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu nsengero n'iwabo. Nyirizina hano tubonye uburyo bagenzi bacu God's people, ubwoko bw'Imana, bashyize mu bikorwa inshingano zabo, nubwo bakomezaga kurenganywa, ariko kubwo gushyira mu bikorwa inshingano cyangwa kubahiriza cyangwa gukora icyo twahamagariwe gukora kuri uyu mubumbe w'isi nyirizina, uraza gusanga harimo kurenganwa no gutotezwa, kuko babandi bayobowe n'ikibi cyangwa bayobowe n'icyaha kibarimo barwanya abayoborwa n'umwuka w'Imana. Yego, kuko ibyo God's people isobanura cyangwa yigisha yo irimo kwerekana ukuri,
babandi barimo kugoreka bari mu binyoma, icyo gihe hari ibyo bahomba, hari ibyo bumva barimo kumenesherezwa kubera ko bo bahishyizeho ikinyoma cyangwa bahimbye ikinyoma. Kubwo kugishyiraho rero baba bagamije ikintu runaka. Iyo uje uvuga ukuri kuri bya bindi babeshya abantu, icyo gihe barakurwanya kuko uba urimo kubicira misiyo yabo, barakurwanya cyane cyane. Rero nka God's people ntabwo ducika intege kumenyekanisha ukuri, kuko uko biri kose ukuri ntabwo kwapfukiranwa ngo guheranwe ntibikunda. Ni nk'uko urumuri utabasha kuruzimya cyangwa kuruzimangatanya, cyangwa ngo urumuri urupfukishe umwijima ngo bikunde, ahubwo aho umucyo wageze ubasha guhita wirukana umwijima uri aho ngaho. Rero God's people, mugenzi wanjye, aho waba uri hose, ubuzima waba urimo bwaba bukomere, waba uri mu bigeragezo bikomeye cyane, gerageza kumurika, gerageza kumenyekanisha ukuri wamenye. Niyo kwaba ari kumwe cyangwa ku bisobanuro bimwe ku buzima urimo kunyuramo, cyangwa kuba ubona wakagombye kubera umucyo ubasobanurira icyo bakwiriye gukora, birakwiye yuko ubibamenyesha, cyangwa utagira kubyihererana ku makuru wahawe n'ubwami bw'Imana. Izo nama uba ugomba kumva wagatanze ujye uzitanga, icyo cyigisho wumva wagatanze ujye ugitanga, impuguro wumva watanga ujye uzitanga, kugira ngo ubashe kumurika ahari umwijima hose. Ubwo wamurika nyirizina, ukwiye kubikora kugira ngo ba nyiri kubyubahiriza niba byumva babashe kubyubahiriza. Hano ijambo ritweretse yuko God's people cyangwa ubwoko bw'Imana cyangwa abayobowe n'umwuka w'Imana, izi ntumwa zarakubiswe, barazikubise, barimo kuzihora guhamya Yesu Kristo cyangwa kumenyekanisha ubutumwa bwa Yesu Kristo, ndetse bazibuzaga kwigisha mu izina rya Yesu Kristo cyangwa kumenyekanisha ukuri kugomba gukiza abantu cyangwa ikigomba kurokora abantu. Bari barimo kubipfukirana kugira ngo bitamenyekana, ariko babakomeza kwishima no kunezezwa nuko barimo guhorwa cyangwa barimo kuzira gukora inshingano zabo. Ni iby'igiciro kuba waba uri mu murongo wa nyawo urimo gukora ibyo ugomba gukora, hakaba harimo abarimo kukurwanya, ariko ntibiguce intege, ugakomeza ugakora wa murimo n'ubundi wahamagariwe gukora. Ni iby'igiciro kandi ni ibyo kunezeza, ni iby'umunezero. Niho ijambo ry'Imana Yakobo yabivuzeho, binyuze kuri Yakobo yabivuzeho agira ati muzishime munezerwe nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Yego, kugira ngo twajye tubibonaho mu biganiro bitambutse, ikiganiro giheruka twabiganiriyeho, ubwo ibiza byisukiranya ari byinshi cyane nyirizina bikwirundaho, ntabwo byo ngibyo bishobora kuza guhindura uwo uri we nyirizina. Nimba uri wa wundi God's people, ntabwo uri buteshuke ngo ujye ku ruhande ngo bivemo nuko hari ibikwirundiyeho ari byinshi cyane bigoranye, ahubwo impamvu biraza kukugeraho nuko ikiri muri wowe kiremeye gifite imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu udwanwa cyangwa bikurwanya ku rwego ruri hejuru cyane ku bantu runaka babibona. Ariko izi ntumwa ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Kuri God's people ibi biraza kugaragara nk'ibinezeza cyangwa nk'ibyiza, cyangwa nko mu bintu twumva bitunyuze cyane kurushaho, mu gihe turimo kuzira cyangwa turimo guhorwa kumenyekanisha ukuri kw'icyo ijambo ry'Imana ritumenyesha kuba twakora cyangwa twageza ku bandi bantu. Niho zino ntumwa bagenzi bacu batubanjirije banejejwe yuko bavuye imbere y'abanyarukiko bemerewe gukorwa n'isoni kubw'iryo zina bari bafite ry'uko ari ab'Imana, ari bene Imana, ari God's people, ari abakiranutsi, ari abayoborwa n'umwuka, ari abizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Banezezwa
nuko barimo kuzizwa icyo ngicyo. Rero ibi bitubera nk'umunezero cyane, cyangwa nk'ibiri hejuru y'igipimo kibituzanira umunezero muri twebwe, yuko turimo gukora iby'inshingano zacu, kandi inshingano zacu nta kiratubuza kuzikora no kuzubahiriza, nubwo duhura n'ibitwisukiranyaho byinshi cyane biremereye. Niho n'ubundi ijambo rikomeza ryerekana ngo nuko nizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Ntabwo kuba twahura n'ibitugora n'ibitunaniza byinshi cyane ntabwo bitubuza cyangwa ntabwo bikuraho kuba abo turi bo nyirizina. Icyo umuntu ari cyo nyirizina ntabwo gihindurwa n'ibiturutse hanze cyangwa n'ibiraza kumugerageza cyane biri buze kumwituraho, cyangwa bitewe n'ahantu ari cyangwa n'abo ari kumwe nabo, ahubwo akomeza kuba wa wundi nyirizina, akomeza kuba kugira mwimerere we nyirizina. Niho uza gusanga n'ubundi izi ntumwa barazikubise, barazishinyagurira imbere y'imbaga nyamwinshi cyane, ariko banezezwa n'uko bakorewe ibyo ngibyo, babahora icyo bakoraga cyangwa bo bari bo. Rero ntibasiba, ahubwo barakomeje, ntibasiba. Abo bari bo bakomeza kugira indangagaciro zabo. Nka God's people n'ubundi ntabwo duteshuka, ahubwo dukomeza tumenyekanisha icyo tugomba kumenyekanisha mu bantu bose. Ntidukwiriye gusiba kwamamaza no guhamya Yesu Kristo ndetse n'ubutumwa bwe, yaba ari mu bantu runaka tuba tugomba kubamenyesha icyo ijambo rivuga hirya no hino. Yego, hagati yacu nka God's people tugahugurana, tukambikana imbaraga, tukamenyeshanya nyirizina icyo dukwiye kubahiriza, ndetse n'abataramenya ubu butumwa tugomba kubamenyesha ubutumwa bwiza bakabwumvira. Yego, cyangwa batanabwumvira bagakora amahitamo ariko babashije kumenyeshwa nyirizina icyiza bakagombye gukora, kubamenyesha icyabakiza, kubamenyesha icyabarokora, kugira ngo nyirizina babishyire mu bikorwa, cyangwa niba batabishyira mu bikorwa ariko babimenyeshejwe, ni byiza cyane. Rero ndabashimiye God's people, ndabashimiye aho muhereye hirya no hino. Uri mushyashya kuri murongo, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo habeho gusangira ubutumwa bwiza mu gihe gito kandi mu buryo bwihuse. Birakwiye yuko God's people dukoresha ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose n'amafaranga yacu yose, buri kimwe cyose, uburyo bwose bwadushobokera kugira ngo tumenyekanishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo dukore inshingano zacu tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, tudateshutse ku nshingano tugomba gukora. Kuba turi aho tugomba kuba turiho, turahari ariho ku mubumbe w'isi, ariko nyirizina ese turimo kuhakora icyo tugomba gukora? Turimo kubahiriza inshingano zacu nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana? Birakwiye yuko twubahiriza icyo dusabwa kubahiriza. Turabibwirwa n'iki? Turabivana hehe? Turabimenyeshwa nande? Turabimenyeshwa n'ijambo ry'Imana rigaragara mu byanditswe, biboneka mu gitabo cya Bibiliya, nibyo bitumenyesha icyo tugomba gukora. Ibitaboneka aho ngaho, ibitaboneka mu ijambo ry'Imana, ibitaboneka nyirizina nk'aho Imana yabitubwiye ko tugomba kubyubahiriza cyangwa kubireka, yego, ibyo ngibyo biraza kuba bitari mu kureba cyangwa kugenga, cyangwa bitari mu mahame ya God's people cyangwa mu mahame y'ubwoko bw'Imana. Ndabashimiye. Ego, nka God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku byo wacu mu ijuru, kandi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse duterwa ishyaka no kumenya no gusobanukirwa no guhishurirwa icyo dukwiye kubahiriza nka God's people. Kumenya icyo turi bwubahirize kiyongera ku byo twari tuzi, ni ibituzanira umunezero mwinshi cyane, kugira ngo tubashe gukosora, tugendere mu murongo nyirizina w'Imana ishaka. Rero kuri murongo wa Irera TV hano duhuriraho twiga byinshi bitandukanye, tureba icyo Imana ishaka ko twagakoze kugira ngo abe ari cyo twubahiriza nka God's people. Yego, ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe. Yego, ubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Yego, mugumye mugubwe neza, kandi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Murakoze.